cyiza kuri mwese bene data, nitwa Regis, nishimiye kubana namwe muri aka kanya. Ndagira ngo mubwire neza y'Imana, ndetse nawe uri mu bigeragezo nkubwire amagambo y'ihumure, amagambo yagufasha akagukomeza, akagukomereza umutima, ndetse akakubera inkomezi muri uru rugendo. Mu buzima tubayeho ubuzima butandukanye, ariko mu by'ukuri ubuzima bwose bugoye. Sinzi neza niba ubasha kubyumva ibi, ariko muri ubu buzima umuntu uwo ari we wese abaho kuko yagize imvune, abaho kuko yakoze cyane, ariko ibyo byose akabigeraho kuko yagize kwizera, akagira kwihangana, kwiyemeza, kugeza aho ageze ku cyo ashaka. Abakristo tubayeho ubuzima bwo kwizera. Mu byo dukora byose tuzi ko Imana iba iri kumwe natwe, tuzi yuko nta kintu na kimwe wakora Imana itari kumwe nawe. Uko niko kwizera tugendana. Uyu munsi ndashaka kuvuga mu gihe tugeze mu bigeragezo uko dukwiriye kuba tumeze. Ndashaka kukubwira uko wakabaye uri. Igihe kinini usanga abantu benshi bacogozwa n'ibibazo, ndetse ibyo bigatuma bava mu byizerwa, bakibagirwa na bya bindi Imana iba yarabakoreye, bakibagirwa bimwe Imana yababwiye nk'amasezerano, ndetse hari igihe ugutegereza bitewe n'ibihe uri gucamo wumva byanze, ukumva nta yindi nzira uretse kwirwanirira, hanyuma rero ukaburetse Imana. Ese nkwibukije aka kantu gato, subira inyuma wibuke mu masezerano ndetse n'ibyo wavuganye n'Imana yawe. Ntaho yigeze ikubwira ngo mwana wanjye nzakurinda, ntaho yigeze ikubwira ngo nzakugirira neza, ntaho yigeze ikubwira ngo nzakurwanirira. Yego, yarabivuze. None se utekereza ko izakurinda mu biki? Haleluya. Utekereza yuko Imana izakurwanira mu biki? Duca mu nzira irimo ibigeragezo, intambara nyinshi. Ibyo byose rero Imana yabibonye kera, hanyuma iriyemeza iti nzakurinda mwana wanjye, kandi nzakurwanirira. Haleluya. Erega Imana irabizi byose ibyo ducamo. Izi ntambara zose turwana, niyo mpamvu idusezeranya ityo. Iradusezeranya icyo kugira ngo idukomeze, hanyuma tuzabone byose, haba iby'ubugingo, haba n'ibyo dushaka muri iyi si. Umukristo nawe akenera kubaho neza. Ntabwo ari wowe kivumerega cyo kubaho ubuzima bubi bugoye. Ni nayo mpamvu Yesu nawe abivuga atya ngo mushake ubwami bwawe no gukiranuka gusa, ibindi byose muzabyongererwa. Iby'ubutunzi, ibyo kubaho byose tuzabyongererwa, ntacyo tutazahabwa igihe cyose tuzaba dukiranutse. Haleluya. Birababaza kuba warasenze igihe kinini ukagerageza kwihangana, ariko igihe cyose wamaze usenga, igihe cyo gusubizwa cyaba cyegereje, amajwi ya Satani akaza kongorera, ukibagirwa ko hari n'ibyo Imana yasohoje mu buzima bwawe. Satani akaza akakubwira ngo iyo Mana wizeye ntabwo ibaho, akakubwira ngo ntikubona, ntikumva mu gihe umaze usenga. Hanyuma nawe ibyo byose rero bije ugatangira kwibagirwa hahandi Imana yagukuye, bya bindi Imana yakoze mbere y'uko ugera muri ibyo bibazo. Ndagira ngo nkubwire, ubu ngubu ntabwo ari cyo gihe cyo guta kwizera kwawe, kubera ko uri mu bibazo. Ibyo bibazo nabyo utekereje neza ni ibintu bishiraho, ni ibintu bizashira. Nk'uko ubona ibyiza nabyo biza bigashira, nk'uko wagiye mu bihe byiza bikarangira, n'ibyo bibazo nabyo birashira. Ntabwo ari ibintu bizaguma mu buzima bwawe. Bisa nk'abantu b'iki gihe dushaka ko Imana ikora uko dushaka, ndetse mu gihe dushaka. Oya, ku Mana ibyo ntibyabaho, kuko igira igihe cyayo, ndetse ntiduha ibyo dushaka, ahubwo iduha ibyo dukeneye mu gihe gikwiriye. Wirambirwa mwene data, tegereza, kuko iby'Imana biribwa n'abarambije, abarambiwe bagiye. Aka kantu murakumvise. Reka turirimbane umuririmbyi wo mu Gakiza 47, ndazi yuko nawe ashobora kuza kugufasha. Aravuga ngo ni igihe gito intambara igashira, ni igihe gito umuraba ugacyaha. Haleluya. Ni igihe gito intambara igashira, ni igihe gito umuraba ugacyahwa, noneho nkarambika umutwe wanjye
muri rwa rubavu rwa Yesu nkunda. Mu ijuru ntihazagera ibyaha, nico gituma huzuye amahoro. Umubabaro n'uw'igihe gito, ijoro naryo n'iry'igihe gito. Ndirira kenshi muri iyi si ndimo, ariko nuko ntarabona Yesu. Hazabaho igitondo gihoraho, nibwo ntazongera kurira ukundi. Hazabaho igitondo gihoraho, nibwo ntazongera kurira ukundi. Nigihe gito gifite umuruho, nigihe gito nkazabona Yesu. Nibwo nzaba ntandukanye n'ibyago, nzaba mbumbatiwe mu maboko ye. Nziko mu ijuru hataba umwijima, habaho umucyo uhoraho iteka. Nziko mu ijuru hataba umwijima, habaho umucyo uhoraho iteka. Noneho umubabaro ntacyo ntwaye, kuko nzawibagirirwa kwa Yesu. Nubwo nyifite kubabazwa mu isi, mu ijuru nta mubabaro n'urupfu. Imana izahanagura amarira, izavanaho umubabaro wose. Imana izahanagura amarira, izavanaho umubabaro wose. Haleluya, haleluya. Uyu muririmbyi yaramfasha mu buzima bwanjye. Ibyo ncamo byose nuko ngenda kose, nzi yuko ibyose ari iby'igihe gito, nzi yuko byose bizashira, nzi yuko nta kizahama ku buzima bwanjye. Ibibazo byose mbona, intambara zose ndwana nazo, ibyo byose nzi yuko nukuri igihe kimwe bizashira. Hari igihe nzabyuka nkumva ndi mu mahoro, hari igihe nzabyuka nkumva ndi mu munezero, hari igihe nzabyukira mu masezerano. Haleluya. Mwene data, ndagira ngo nawe aba ari gutekereza, ndagira ngo uyu muririmbyi ajye agufasha muri ubwo buryo. Ndagira ngo uko uri mu bigeragezo, uko uri mu ntambara, ntukagire ngo ibyo bizaguma ku buzima bwawe. Ndagira ngo ujye utekereza ahubwo uri positive yuko Imana yo mu ijuru iri mu ruhande rwawe. Ugume mu kwizera, ugume mu byizerwa, ugume mu mbaraga. Nusenga usenga uvuga uti Imana, nizeye yuko ibyo byose uzabikora, nizeye ko hari icyo wavuganye nanjye, nizeye yuko hari icyo ugiye gukora mu buzima bwanjye. Haleluya, haleluya. Nukuri. None rero mwene data mukundwa, ibibazo byawe byose ni iby'igihe gito. Ihangana akanya gato, akanya gato nicyo Imana igusaba, kuko dore byose yarabibonye. Rega irashaka kuguha ibyuzuye kandi by'igiciro, irashaka kukwereka ko ariyo yavuganye nawe. Nukuri rero ni ukugira ngo umenye yuko ariyo ibikoze. Aka kanya gato ntikabure ubura kwizera kwawe, aka kanya gato ntikagutesha iby'imigisha yawe. Haleluya. Komeza gusenga wizeye kandi ukiranuke. Uwiteka Imana nyiringabo y'amahoro ikiranuka yarakumvise, ni ukuri kubikora izabikora, kandi iraje ngo ibikore. Ni ukuri uzabona igihamya. Nawe rega ntago ari uyu munsi gusa igihamya ugikeneye. Ntufite ibihamya se by'ibyabaye mbere? Nta byabaye ufitiye ibihamya? Kuba ukiriho nabyo ni igihamya gikomeye yuko Imana yo mu ijuru ikuzi kandi igukunda. Nuko rero amahoro y'Imana nabane nawe muri uru rugendo, none n'iteka ryose. Mu izina rya Yesu Kristo mbigusabe nizeye, amen. Umwami Imana nyiringabo, gitari cy'amahanga, Imana isumba byose. Mwene data uyu uri kumva ubu butumwa, Uwiteka Imana nyiringabo ari mu bibazo cyangwa se ntabyo arimo, ariko Uwiteka Imana nyiringabo muri iyi si udafite ibibazo n'uwageze ahera hawe.
uwera wa Isiraheli, nsabiye buri umwe wese kugira ngo Uwiteka Imana nyiringabo byaducogoza byose mwe Imana ngo binetralize mu izina rya Yesu Kristo, usubize inyuma imbaraga z'umwanzi mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka Imana nyiringabo urwane intambara ikomeye ku bwacu, mwe Imana ngo utanga uburinzi bukomeye ku buzima bwacu, mwami Imana nyiringabo turinde gucogora, kandi mwe Imana nyiringabo tugiye gusoza urugendo mu izina rya Yesu Kristo. Satani aza twongorera ngo ntibikibaye, ariko Uwite tuzi ko bizaba duhagaze mu kwizera. Nudushoboze tugume mu kwizera, Uwiteka Imana ngo soza icyo wasezeranye natwe, kandi nukuri mwe Imana nyiringabo ukoze isoni Satani n'ingabo ze mu izina rya Yesu Kristo. Mushime ko wumvishe gusenga kwanjye, mushime mwe Imana ko wumvishe aya magambo. Uwiteka Imana nyiringabo n'ibyo tugusabye, nuhabwe icyubahiro n'iteka ryose. Mbigushime kuri Imana yera n'ibihe byose mu izina ryawe ryera. Amen, amen. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha itagabanyije. Ukore subscribe niba wumvishe ubutumwa bukugeze ku mutima. Haleluya.